Jolly mu minsi ishize havuzwe byinshi cyane ku muntu witwa Rugumi. Mu by'ukuri koko urukundo ruhari cyangwa nibyagivuga ku social media gusa bisanzwe? Hari umugabo witwa Muhozi Kayinero Gaba General ati Mutesi Jolly ntago Beyonce yakoramo. Ndetse umwaka ushize yari yagutumiye muri anniversaire niba yigaragaramo. Kuki utamuha ayo mahirwe ngo muhure kubona abanyakibero bose bari hano, inshuti za Kina Music, abafana n'abavandimwe mwese muri aho. Nishimiye kuba ndi hano uyu munsi. Nengabo Platini ndi umufana ukomeye w'amarange, mwakoze ibintu byaryoshye twishimye. Congratulations. Nari umufana w'indatwa kera. Rero it's beautiful kuba turi aha ngaha. Thank you for the invitation. Impamvu mamagaye uno mupapa hano niwe wanumiye. Sorry Nengabo na Platini ntago banekereje. Ngira ngo ata yabivuzeho aho nuruki wacu hari ahirya mu nka. Iyo umuvandimwe agize igikorwa cyiza cyangwa success runaka mu buzima umuntu amuhinga. Jewe rero kuko ndi umu.com ntago ndagira ifamu. That is the smallest contribution I could give. Ngira ngo abatabizi uyu munsi Clement arizihiza imyaka 20 amaze as a producer. So abantu ni inshuti zanjye, ni umuryango. So kugira gake nshoboye natanga, it's such an honor. Thank you so much. Bless you. Bitese umeze ute? Misi urasa neza n'amahoro? N'amahoro cyane. Yego uyu munsi washikiye Platini na Nengabo unaguza album yabo miliyoni 10. Bano bahanze ubushuti bwawe nabo bwakutse gute beze bavuze ngo ugomba ku album yabo? Mbere na mbere bakorera muri Kina Music, uretse ko ndi umufana wabo w'umwihariko, ariko na lebo bakoreramo ni famiye, ni inshuti zanjye. Rero nk'uko nabivuze mu muco nyarwanda, iyi inshuti zigize iterambere zigeraho ubundi bubahinga. Rero ngiye kuko nta mfite nabashije kugira ubura nibwo bwari ubufasha bwanjye. Nyinshi nziza nakunze. I'm very happy and proud of Nengabo and Nengabo, Platini, Kina Music. The only way is up. uti twebwe iwacu dutanga inka, utanze inka miliyoni 10. Bisobanura gute umukuzi umuziki bingana gute ku buryo watanga inka 10 tuvuge inka bayigura miliyoni utanze ifamu? Ntabwo nabyita ifamu. Ubundi mu muco w'iwacu iyo inshuti iteye imbere uramugabira. Iyo wifite bihagije ujugutira ingoni aho igeze akaba arizo mubara bagatwara. Rero ari amafaranga iyo ngira menshi nari bubahe menshi, ariko nibwo bushobozi nari mfite. Ibikorwa ni binini. Tuzi music industry ikivuze, uretse kuba ndi umufana wa music, ndi n'umunyarwanda kandi ukunda igihugu. So nzi icyo music ivuze ku rwego rw'igihugu. Ubanza muri inshuti cyane n'uyu muryango, ndavuga Kina Music, kubera ko si kenshi Mutesi Jolly agaragara mu Rwanda by'umwihariko mu bikorwa by'imyidagaduro. Ubushuti bwawe n'abantu busobanura gute? Ni inshuti zanjye, ni famiye yanjye, ni abantu nkunda, ni abantu nubaha. Rero nibaza ko nta gashya karimo. Jolly mu minsi ishize havuzwe byinshi cyane ku muntu witwa Rugumi. Mu by'ukuri koko urukundo ruhari cyangwa nibyagivuga ku social media gusa bisanzwe? Reka ducuruze Vibranium. Reka twenjenge Vibranium. Mwumve Vibranium, muyicuruze, muyumve, muyamamaze. Nicyo gikorwa nyamukuru kiri aha ngaha. Ubundi Mutesi tubwira ibanga uhandoringa gute social media ko tubona uri umuntu uri loki cyane kandi uri cyamamare cyane, ubibalansinga gute kuba loki cyane unavugwaho cyane? Nibaza ko ibi bintu it's part of the package. Icy'ingenzi kiba gihari ni uko nzi uwo ndiwe, nisobanukiwe. Ibindi byose mba mbibona nk'ibintu bihita. Kubera ko ntabwo tuzi ni si kenshi uboneka, reka dutere ibuye rimwe twica inyoni ebyiri. Miss Rwanda 2016
ubu ngubu imyaka ibaye 3 uwo mushinga tutawubona, ubona ari ikihe cyuho byasize kuri creative industry by'umwihariko mu iterambere ry'umukobwa? Buriya twese turi abanyarwanda kandi dufite ubuyobozi twese dukunda kandi twubaha. Igihe icyo ari cyo cyose ubuyobozi bwacu bubonye ko hari ibintu bitari ngombwa, nibaza yuko hari ibyo bareba, igihe bazabonera ko ari ngombwa bizagaruka, niba hari uburyo byanozwa bizagaruka, ariko nonaha reka twubahe umwanzuro w'abayobozi b'igihugu bafashe. Hari cyose kiri n'ubundi cyabaye, hari icyo byateye kuba umushinga utagihari mu mboni za icyuho cyaba gihari cyaba kidahari ntabwo bikuraho ijisho rya mukuru. Niyo cyaba gihari mpamya ko ijisho rya mukuru ryaba rifite uburyo rikizakemuka. Unyemerere rero siminyuze abayobozi. Fast Family uyisobanura gute? Bakubwiye bati tubwire Fast Family ni bantu ki, wasobanura gute mu magambo 3? Ni basevya b'u Rwanda, nta nubwo nakwirwa mvuga amagambo menshi, ahubwo mpamya ko ari intwari z'abanyarwanda. Ni byiza cyane. Njyewe uze kunyemera se n'uwisanzura no kwenda akanya ari gatoya. Kuri social media hari umugabo witwa Muhozi Kayinero Gaba General ati Mutesi Jolly ntago Beyonce yakoramo, ndetse umwaka ushize yari yagutumiye muri anniversaire ni bayigaragaramo. Kuki utamuha ayo mahirwe ngo muhure kubona yabyifuje kenshi? Ibyo yavuze wowe ubibona ute? Ibyo yavuze wowe ubibona ute? Igihe kirageze kubera ko ndimo ndamukotinga sinjye mu mwanya we. Ndashaka kumfasha. Wowe wabibonye ute? Yarabeshye? yavugisha Twagarukira aho ngaho. Ni muntu ki mufata gute? Ni muntu ki ukuriya tumubona twese? Amen. ntabwo muri meeting in person waretse kumvugisha ko ari murori. Jolly, kuri social media nyinshi cyane za uravuga uti ni umufashionist, bisa naho ariho hantu ushaka gushyira imbaraga cyane mu kugaragaza imyambaro cyane cyane n'ibirori ukunze kwitabira, niyo gahunda? Ntabwo nshaka kuvuga ibintu wenda bitaraba, ariko ndi umuntu ukunda presentation y'umuntu ifite ikintu ivuze. Mbere y'uko umuntu yumva ikigusohokamo abanza kureba uko usa. So nibaza ko gusa neza ari ubupfura. Ni ibintu nkunda, ndetse nibigenda neza mpamya yuko mu minsi iri imbere mushobora kuzabona imyambaro. Hari ibiganiro wakunze gutegura byahuzaga abantu banyuranye, intergenerations. Nujya utekereza kuba wagarura iriya proje? Hari igihe proje itangirira n'igihe irangirira, ariko mpamya ko nimba ndukomeza nzabakominika mukabimenya. Koze cyane. Ni ndero rumodo wawe utuma ureberaho nawe ukavuga uti ndacyafite byinshi byo kwiga? Perezida w'igihugu ni rumodo wanjye, First Lady Madame Louise Mushikiwabo, Michelle Obama, mama umbyara. Tayari, ese baby uri tayari, urabizi, ese baby urabizi, urukundo ngukunda ese uburaruzi, nta munzani nabona warupima, I wouldn't hesitate to catch a fight for you, intambara zose njye wago fight for you. Just says, if you're ready, let me hear you say, if you're ready, get ready, get ready, be tired, oh na 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 na. Well, if you're ready, get ready, be tired. Ntago ari umu ex nzanye, ni current wife. So nifuje gukorana akantu na Queen Butera Knowless, sibyo? Reka tubanyurizeho gato Symphony, please help me. Amashyi menshi kuri Knowless. Amashyi twese gutya. Ukiri wa mukobwa namenye, w'ikirungo n'iki kigufata, uko wasanga ntereta wahoraga uri kubyakora, ntako sawa wakoraga wahoraga ufunze, umekuwa nini kakuloga nani, ese ko wahindutse gani,
Makeup on your face n'igihuha Nica mu byano savuga Ko nagutaye kandi wizize